wowe duhuriye hamwe kuri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none, amahoro y'Umwami Imana abane nawe, kandi umugisha Uwiteka Umwami yasezeraniye abamwizeye bose nawe ukugereho. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Insanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru iravuga ngo umunsi mu murimo wa Yesu, kandi icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 17. Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo ushobora kubika ibanga. Mbere y'uko tujya mbere muri iki cyigisho cy'umunsi wa none, reka duhurire ku isengesho dusenga Imana. Uwiteka Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none. Turagusabye kugira ngo Umwuka wawe wera aze abane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ingingo y'umunsi iravuga ngo ushobora kubika ibanga. Reka duhurire mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 40 turigeze ku murongo wa 45. Ibivugwa aha bitwigisha iki cyerekeranye na Yesu n'uburyo yabanaga n'abantu b'insuzugurwa muri sosiyete. Ibivugwa aha ngaha bitwigisha iki cyerekeranye na Yesu n'uburyo yabanaga n'abantu b'insuzugurwa muri sosiyete. Reka duhurire muri Bibiliya turebe amagambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cyaho cya mbere. Turarebera hamwe umurongo wa 40 tugeze umurongo wa 45. Haranditse ngo igice cya mbere umurongo wa 40 tugeze wa 45. Umutwe w'amagambo aravuga ngo akiza umubembe. Umubembe azawari aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati, washaka wabafasha kunkiza. Aramubabarira, arambura ukuboko, amukoraho ati, ndabishaka, kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo, arakira. Akimusezera aramwihanangiriza cyane ati, uramenye, ntugire uwo ubibwira, ahubwo ugende wiyereke umutambyi, uture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse, kugira ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko ukize. Nyamara asohotse atangira kubivuga no kubyamamaza hose. Nicyo cyatumye Yesu atabasha kongera kujya mu mudugudu wose ku mugaragaro, ahubwo yabaga imusozi no mu butayu. Abantu bakaba ari bo baturuka impande zose bamusanga aho ari. Kristo amaze gukiza uyu mubembe, yamutegetse gusanga umutambyi ndetse ngo ature n'ituro ryo kwihumanura, kugira ngo yihumanure nk'uko Mose yabitegetse. Ariko Kristo yabye uyu mubembe kutamamaza iyi nkuru y'ibyo yagiriwe.